niba ufunguye ino video reka maze nkubaze ikibazo kimwe. Wakwemera gushakana n'ikintu? Ndavuga gushakana n'ikintu kitari umuntu. Ndi Jean de Dieu tumukunde, ukande subscribe n'ubu utarigeze ubikora, maze nkwereka abantu bagera ku 10 bahisemo gushaka ibintu bagashyingiranwa nabyo. Turamenya abantu ni bande, ibyo bintu ni biki, byagenze bite, umunsi w'uko wari umeze gute. Ikaze. Reka nguhere ku muntu wa mbere n'uwitwa Eija-Riitta, ni umunyaswede yakundanye n'urukuta rwitwa Berlin Wall cyangwa se urukuta rwa Berlin. Ibi bikaba ari byo bya mbere byagaragaje ko buryo umuntu ashobora kuba yakunda ikintu akanashakana nacyo cyangwa se agakorana ubukwe nacyo aho kugira ngo ashake umuntu mugenzi we, ibyitwa objectum sexuality. Uwa kabiri n'uwitwa Erika Eiffel, akaba yarakundanaga n'umunara nyine witwa Eiffel cyangwa se to Eiffel yo mu Faransa. Umwaka wa 2007 nibwo yaje gutangaza ko bakundana cyangwa se batangiye gukundana mu myaka 10 yashize. Nuvuga ngo yamaze imyaka 10 akunda uyu munara atarabivuga. 2007 aba arabitangaje. Nyuma yaho yaje gutangaza ko mbere yuko akundana n'uyu munara yakundanaga n'umuheto yarashishaga, kuko numwe mu bantu bakunda kurasa n'umuheto. Ikindi agakunda imashini ikunda guterura ibintu byandi byitwa crane, abatabizi ni za caterpillar. Nyuma yaho rero ejo bundi 2022 nibwo yaje gutangaza ko yatandukanye n'ingi yito Eiffel, akaba ngo yaratangiye gukunda fence cyangwa se uruzitiro, ngo uruzitiro yatangiye gukunda nawe. Ariko nubwo yagiye aca muri ibyo bihe, numwe mu bantu bagiye bakuriye bwabaga kugira ngo barengere nyine babantu bafite ibyiyumviro byo gukunda ibintu cyangwa se abafite ibyitwa objectum sexuality. Numwe mu bantu rero bibirangirire kugeza na n'ubu ngubu bakiriho cyangwa se bagihumwe ku mwuka bazima, bagiye bagira n'imyitwarire kubijyanye n'urukundo. Undi yitwa Meirivone Rocha, numwe mu bantu bakomeje kugenda babica bigacika, nawe ufite ibintu byiyumviro. Afite igipupe cyangwa se igipupe cy'igihimbano kimeze nk'umugabo, ngira ngo nkuko kibona kuri screen uko kimeze nyine. Bashakanye cyangwa se bakoze ubukwe mu ejo bundi 2021. Ubukwe bwitabiriwe n'abantu bagera kuri 250. Ngo uburyo byaje rero, ngo yigeze kubwira nyina ko nta muntu afite bakunze kubyinana nyine yageze mu kabyiniro cyangwa se ageze ahantu bishima. Ngo nyina kugira ngo nyina mufate neza cyangwa se agerageze kumukansoringa, icyo yakoze yamukoreye kino gipupe cyangwa se kino gipupe, sinzi bitewe n'ukuntu bivuga. Arangije arakimuha ngo bajyane cyangwa se kimuherekeze. Agezeyo bugumva iyo yabyinaga gifite, nyuma yumva yuko nyine kimufasha kimuruhura, biza kurangira nyine akigize umugabo. Nibwo 2021 nyine baje gukora ubukwe. Ubukwe rwose nyine bwanitabiriwe ariko bwari bumeze nk'ikinamico. Nuko bimeze, akunze no kugenda gipostinga kuri Instagram ye no kuzina mbuga nkoranyambaga akoresha. Mu minsi ishize yanapostinze avuga ko igipupe cyagize nyine ibibazo by'uburwayi, cyagiye kwa muganga. Ni muri kano ka video nyine aho nyine yagaragazaga ko muganga ari kucyitaho tu, na muganga nawe byagaragaye ko nyine asa nk'ari kucyitaho. So nuko bimeze. Anaheretse gutangaza ko yagiye atangaza ko babyaranye abana. Yabanje gutangaza ko bafitanye abana babiri, nyuma atangaza ko ari 3. Ndatekereza ubu ngubu bimaze kumera nkaho bimaze kwemezwa ko bafitanye abana 4. Ubwo ngubwo sinzi ukuntu bimeze, niba akora ikindi akacyita umwana. Nuko nguko bihagaze, n'ubwo buzima yibereyemo. Ariko n'umuryango nyine utangaje cyane, aho yikundaniye nyine na kino gipupe. Mbere ko nkomeza kunde kamaze nkubwire ko iki gipupe yakise Marcelo. Undi ni witwa Carol Santa Fe, numwe mu bantu b'igitsina gore. Ngenda kunze no kubona ko abantu bagiye bagira no myumvire abenshi ari abagore, abo mu bari mwinshi n'abagore. Carol Santa Fe numwe mu bagore muri California cyangwa se muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wakundanye n'ikintu kitari umuntu. Uti yakundanye n'iki? Yakundanye na station ya essence, iyi station nyine ya gari ya moshi yitwa Santa Fe. Bakaba barakoze ubukwe mu mwaka wa 2015. Atangaza ko baramaze imyaka 35 bakundana, cyangwa se yaramaze imyaka 35 akunda iyi station. Ubu n'ubukwe rero bwabayeho 2015 nubwo butigeze bwemerwa n'amategeko, ariko kuri bavuga ko bwari bwemewe kandi nta gishobora kuba cyabimukuraho. Ngayo nguko rero nuko nawe yagiye ahitamo kwibera iyi station we ku giti cye, cyangwa se no nyubako avuga ko yayise Daidra.
akayifata rero nk'umukunzi we cyangwa se nk'umugabo we kuko nta n'undi gize ashaka. Undi ni witwa Chang Hisi Husun, uyu ni wa gatanu nyine mu bo twaguteguriye bagira ku 10, akaba yarashakanye n'igipupe cyitwa Barbie gifite santimetero 28. Urumva ko ari santimetero nke cyane ku buryo zitanangana na 1/3 cya metero. Abantu rero bakimara kumva ino nkuru bahise batungurwa bavuga ati ntago byumvikana, birabacanga. Ariko ibi byose byari biri guterwa n'amateka yari yarabayeho ababaje cyane. Mbere y'imyaka 20 yuko ashyingiranwa n'iki gipupe, umugore we yitabye Imana yiyahuye bishingiye ku kuba umuryango we utari waremeye umubano hagati ya bombi. Umugore witwaga Tsayi. Uyu Tsayi akimara gupfa, umugabo we kubyakira byaramunaniye, biza gutuma nyine ahitamo kuba afite kino gipupe, akanizera ko roho y'uwo mugore iri muri cya gipupe. Biza gutuma icyo gipupe gikunda, banashakana cyangwa se banakora ubukwe 1999. Ubukwe bwakorewe cyangwa se bwagizwemo uruhare na kiliziya, nima nayita kiliziya cyangwa se urusengero rw'ababuda. Bituma umuryango wa Tsayi cyangwa se wahoze ari umugore we ubyemera kuko umvaga ko bishobora kuzamuruhura umutima. Bituma bigenda gutyo nyine birangira nabo bayishakiye iki gipupe atari ku mpamvu z'amahitamo, ahubwo ari ku mpamvu z'urukundo rwabo. Undi muntu wa gatandatu washakanye n'ikintu wagushakana n'umuntu ni witwa ni umuyapani witwa Sar 9,000 cyangwa se Sar 9000. Akaba yaratangaje ko ashyingiranwe n'uwitwa Nene Anegasaki. Uyu Nene Anegasaki nakwita kari ni umukinnyi ariko umuhimbano muri filimi, niba nabyita filimi cyangwa se video game, imikino nyine yo kuri internet. Akaba akina mu mukino witwa Nintendo DS witwa Love Plus. No kuvuga ngo akimara kumukunda, ubukwe bwe bwaje kubera ku kirwa cyitwa Guam. Ahangaha akaba ari ahantu amategeko yemera ko habaho ubukwe bumeze nk'ubu ngubu bw'ikimenyetso cyangwa se buri symbolique hagati y'umuntu n'ikintu. Ibi ngibi bikaba byaratumye rero uyu nawe aza ku rutonde rw'abantu bashakanye n'ibintu aho gushakana n'umuntu. Ku mwanya wa 7 hari abantu bagera kuri 2 bashakanye n'ibiti. Muri 2018 hari umugore witwa Karen Cooper no muri Florida yashakanye n'igiti cyitwa Ficus. Igiti cyitwa Ficus kikaba cyari kimaze imyaka igera ku 100 kidatemwa, kiri muri pariki. Nta yindi ntego yari yo kugira ngo batazigira bagitema cyangwa se bagikura muri pariki. Hejuru y'imyaka cyari kimaze, byose byari kugira ngo nyine amarangamutima abantu azatume nta muntu umwe ugikoraho. Igitekerezo cyongeye kuba cyarakurikizwa n'undi mugore yitwa Kate Elder. Ako yahoze ari Kate Cunningham no mu Bwongereza mu mujyi wa Liverpool. Nawe yagize atya ashyingiranwa n'igiti cyitwa Elder. Nayo mpamvu bamuhaye iryo zina ryitwa Kate Elder. Nyuma icyo giti kikaba cyari kiri muri Remorse Valley mu mujyi wa Liverpool. Akaba yaragamije rero kwamagana umushinga wo gukora umuhanda wagomba gusenya igice kimwe cya pariki yari irimo kino giti. Ibi byose rero byakomeje gukura amarangamutima y'abantu ku buryo byanditswe na n'ubwo tukadukomeje kugenda tubivuga kandi tukabibona nk'ikintu kigitangaza cyane. Ku mwanya wa 8 hari undi muntu utangaje cyane, ni umuntu witwa Liuye ni umushinwa. Mu mwaka wa 2007 yakoze ibintu bidasanzwe. Yishingiye cyangwa se yishingiye nawe ubwe. Yishingiye ari kumwe n'ibyitwa cardboard cutout, akaba ari ishusho nyine y'igikarito. Iyo shusho y'igikarito yari yambitswe ikanzu. Akavuga ko yishingiye nawe ubwe nyuma yuko yarakomeje kuba mu buzima bumugoye bw'ingaragu. Ikindi yumva nyine yatangiye kugenda gubwa nabi, aravuga ati nanjye ngomba kuba nakora ubukwe. Ibiro bye byaratumye acika intege, ahitamo gufata umwanzuro nk'uyu nguyu. Ibi ngibi nawe ntago ari we wenyine wabikoze, kubera ko mu 2005 hari undi wari wabikoze mbere ye nk'imyaka 2 birumvikana. Akaba yitwa Kevin Nadal, akaba ari muri leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yarakoze uwo muhanga wifata nk'aho ari uburyo bwo kwishimira ubuzima yarabayemo we ubwe ku giti cye. Uwa 9 ni umugore wakunze dolphin cyangwa se ifi yo muri buno bwoko, arangije anayikorera ubukwe. Hari nkuru y'umwongerezakazi rero witwa Cindy, akaba yaravuze ko amarangamutima ye atamwemerera kuba ingaragu mu gihe yikundira ifi. Ni ifi ngo yakundaga gusanga muri Israeli, yaramaze imyaka 15 yikunda atari yabigaragaza. Nyuma rero
abigaragaza ashyingiranwa nayo, icyagaragaje ko yayikundaga noneho gikomeye kikanatuma abantu benshi bagira amarangamutima bikanasakuza cyane ku mbuga nkoranyambaga, n'uburyo muri uwo muhango wo gushyingiranwa nayo yayisomye, ikindi ayiha impano yitwa herring, nayo ni ubundi bwoko nyine bw'ifi ntoya yitwa herring, ayishimira avuga ko nyine ari ikintu cy'ingenzi kuri we. Ndavuga iyo fi ayifata nyine nkaho ari umugabo we. Bituma nyine abantu bakomeza kubyibazaho, bumva uburyo batangira gukurura uburyo inyamaswa, cyane cyane inyamaswa z'inyabwenge nka dolphin, zishobora kuba zagirana amarangamutima n'abantu basanzwe. Inkuru ya 10 y'umusore witwa Legend, akaba yarakundanye n'umusego witwa Dakimakura. Ubwo yigaga ari ku ishuri, abanyeshuri batunguwe no kumva nyine yarashakanye n'umusego, cyangwa se yashakanye n'umusego wari umusego nyine wo mu bwoko bwo kupfumbata, ku buryo wa musego ushobora gushyira imbere ku gatuza, mu rwego kugira ngo nyine imbeho yenda itakwica, cyangwa se bitewe n'uburyo ushaka kuba wifashe. Akaba ari umusego rero ku munsi w'ubukwe barawukoreye umwenda nyine umeze nk'uw'abageni mu buryo bwawo, cyangwa se mu buryo budasanzwe. Bikaba byaratangaje abantu ku buryo nyine abantu babyibashijeho cyane, ariko avuga ko yari ari mu bwigunge bwatumaga adashobora kubaho adafite uwo musego. Bikavuga ko rero uwamukuye mu bwigunge kurenza ukundi muntu uhumeka yamukora mu bwigunge, bituma rero ahitamo kuba yawushaka aho kugira ngo ashake umuntu ufite amaraso. Ngaho nguko rero, reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe mbere yo gusoza. Wahitamo kubana n'ikintu, kuko muri iyi minsi urukundo rusa nkaho rukomeje kunyira rubabaza abantu, ugasanga umuntu uramukunze arakubabaje, cyangwa se araguhemukiye, ari byo gusezeranyije ntabikoze, cyangwa se araguhemukiye mu buryo bukomeye. Hari ahantu ushobora kuba wagira mu rukundo kumva ko wareka gukunda umuntu ugakunda ikintu? Udusubize muri comment, nanjye ndaza kugaruka mu kanya mu yandi makuru agiye atandukanye.